Alright, twongeye kubaha ikaze tunabashimira mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube aho tugenda tubagezaho amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye biba bigezweho biba bivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo i Bwotamasimbi. Ni amakuru cyangwa se ni inkuru biba byizewe gatanu kandi dukura ku binyamakuru bigiye byizewe bikora hano mu Rwanda iwacu, nka za Mama Rwa Gasabo, Today, Igihe.com n'ibindi byinshi bigiye byizewe muzi bigiye bitandukanye bigenda bisohora amakuru. Niyo mpamvu tuba twakoze uko dushoboye kose kugira ngo mwebwe mudahwema kudukurikira, mwebwe mudukunda, namwe mukoresha uyu muyoboro wa YouTube dukora uko dushoboye kose, namwe tubagezeho ayo makuru aba atandukanye, aba akigezweho, amakuru aba agisohoka hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo nk'uko twabibabwiye. Rero twihuse nk'uko mubibona no muri screen twose tutizingiye mu magambo, nk'uko mubibona ni inkuru aho tugiye kugaruka ku mugabo w'icyamamare cyane wamamaye hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'umwuga akora cyangwa se bitewe na kamere yiwe, bitewe n'uburyo akoramo umwuga we, ari associable, umugabo wisanzura cyane. Ni umugabo ntekereza ko tugeze kugarukaho kuri video yashize, aho hari byinshi byabaye kumuvugaho ko ashobora kuba yatawe mu butabera, ariko ubu ngubu ni inkuru tuje kubabwira, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje by'umwihariko ku bantu bamukundaga. Alright, rero twihuse rero ni umugabo bivuga ko cyangwa se tumenyereye nka Kenisi, aho aya mazina ari impine, ahagarariwe amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi be, Kakoza Nkuriza Charles. Murabyumva ko bifitanye isano, aho iyi nyuguti ibanza ya K ihagarariye Kakoza, ikurikiyeho ya N ihagarariye Nkuriza, ndetse n'indi ya nyuma C cyangwa se C ihagarariye Charles. Rero aya niyo mazina ye nyakuri, Kakoza Nkuriza Charles, yiswe n'ababyeyi be. Aho bivuga ko yavutse tariki 3 z'ukwa 12 umwaka w'1982, akavukira hariya mu gihugu cya Uganda. Ayo ni amakuru agenda avugwa n'abantu bagiye batandukanye, ariko bidashimangirwa cyane kuko we nta makuru cyangwa se nta mwirondoro we nyakuri yabashe kuba yatangaza. Ni ibintu bigenda bivugwa n'abatari bakeya bashaka kumenya amakuru ye byihariwe, kandi n'amazina y'ababyeyi be ntabwo ari ibintu yashyize hanze, ni ibintu yashatse kubigira prive cyane, ni ibintu bitamamaye hano mu gihugu cyacu. Rero uyu Kakoza Nkuriza Charles cyangwa se Kenisi ni umugabo tugiye kuganiraho, aho bivuga ko ari inkuru ibabaje ibyutse ivugwa hano muri kino gitondo, kashobora kuba yitabye Imana. Ni inkuru itugezeho, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitari nkeya, aho bikuvuga ko ashobora kuba yari mu rugendo agiye gutembera. By'umwihariko ikiri gutuma twemeza iyi nkuru yuko iyi nkuru isohotse no muri weekend, kandi bikaba bivuga ko muri weekend baba bari muri konji cyangwa se batajya bakora. Uyu Kenisi rero bivuga ko yari ari mu modoka, mubona hano muri screen, yakoze impanuka ari kumwe n'abandi bantu batatu, bakaba bakomeretse bikomeye, bakaba bajyanye kwa muganga, ndetse byavuzwe ko n'uyu Kenisi yajyanye kwa muganga, ariko ntabwo birashimangirwa ko yitabye Imana. Ariyo mpamvu tutari kwemeza neza iyi nkuru. Rero niyo mpamvu tugusaba gukanda subscribe kugira ngo udacikwa n'ibintu byinshi biri bugende bitangazwa, kugira ngo amakuru aragenda asohoka yizewe uze guhita uyabonera ku gihe. Rero iyi niyo nkuru iri gukwirakwira, aho bivuga ko cyangwa se aho dusanzwe tuzi uyu Kenisi cyane cyane muri entertainment yo mu Rwanda, bitewe n'uburyo asabana cyane, bitewe n'uburyo yirekura, kandi twanababwiye byinshi mu mateka ye, aho twabwiye ko Kenisi yabaye active muri Rwanda Media mu mwaka w'2004, aho bivugwa ko mu mwaka w'2014 aribwo yaje kuba yafungura ibinyamakuru yatangira umwuga w'ubunyamakuru kuri Flash Radio, nyuma ariho yaje kujya kwimukira kuri City Radio, nyuma akaza kuronshinga Radio 1 ndetse na TV 1, byari bikurikiranye mu mwaka umwe, bigatuma aza kuba yatera imbere cyane. Akaba uyu munsi wa none akaba ari umuntu tugenda twumva cyane muri entertainment yo mu Rwanda, uzwi cyane, ndetse kandi tunazi neza yuko ari we founder cyangwa se ari we owner of the Gasogi United kipe y'amaguru ikina hano cyangwa se ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uyu ni we Kenisi cyangwa se Kakoza Nkuriza Charles,
bivuga ko ashobora kuba yaba yitabye Imana muri kino gitondo, ariko ni ibintu tudashimangira neza, kuko n'iriya mpanuka mubona cyangwa se n'iyo foto mubona muri screen ni ibintu bitagaragara neza, ni ibintu natwe tutari kwemeza, ariko wowe icyo tugusaba ni ukuguma online ugakanda subscribe kugira ngo tugende tukubwira izindi nkuru nyinshi ziri bugende zisohoka, inkuru ziba zizewe, turaza kuzibagezaho gatanu kandi tunabashimira rero namwe twabanye, muri abantu b'ingenzi cyane, kandi ntabwo muzicuza kuba mwaradukurikiye kuri uyu muyoboro wacu. Ciao ciao.